ndabona Imana ikomeza igihugu cy'u Rwanda. Rasataryamato hera haleluya. Bubatse umuhanda ku misoro y'abaturage, bubaka imihanda mu gihugu kitari u Rwanda. Barangije babwira Perezida Kagame ngo ngwino utahe uyu muhanda twawitiriye His Excellence Paul Kagame. Wowe umuhanda w'iwanyu wowe barakuzi, wowe banakuyuwa wewe no banakuyuwa wewe. Bashaka kujengea barabara na tabu dongo, bashaka kujengea barabara na tabu dongo. Hauna vitendo. Kongo Brazza nano munyarwanda amzihone. Ariko bubaka umuhanda mu misoro y'abaturage papa. Barababwira ngo muwubake bien. Ebana mushiraho amarigore, mushiraho amabordire, mushiraho ibyapa, mushiraho amaferuje, mutiye bituga musige neza. President avuze ngo uyu muhanda atagawa abaministri ngo turi mu nama y'abaministri uyu muhanda tuzawitira indani. Timuceceke senye. Hari umugabo umwe muri Afrika, His Excellence Paul Kagame, tuzamuhamagara azafungura uyu muhanda. Ataraza ntago tuzawufungura. Umva amazina y'abantu bakomeye. Imana hari igihe kwitegereza uri mu ruzerero bakakwita amazina. Isi ifite amazina batwita. Muri quartier hari amazina batwita. Aho twize hari amazina batwita. Ba mama hari amazina batwita. Muri famille hari amazina batwita. Ariko uyu munsi hari izina Imana igiye kuguha iruta ayo mazina yose. Hari izina Imana igiye kuguha iruta ayo mazina yose. Hari izina Imana iguhaye iruta andi mazina yose. Dawidi ari mu ishamba yitwaga umuntu nyine wo gushumuriza imikumbi n'ibindi. Ariko muma Imana yamurebaga ko ari umwami wa Isiraheli. Ntacyo bitwaye izina ryawe, ariko izina ryawe ririyo riravugwaho n'iki n'Imana. Uko wavutse sinshaka kubimenya, abakubyaye sinshaka kubamenya, aho wavukiye ni waravukiye ni muri quartier Kamulela bitugani sitaki kubiyuwa. Kama ulizaliwaga Mugoma, Mubirere, sitaki kubiyua. Kama ulizaliwa Kamenge, quartier Kavumu kama Adamo, kwa wabake Mukubwa, sitaki kubiyua. Kama ulizaliwaga Kinama, Chibitoke, Nyakabiga, sitaki kubiyua. Chenye nataka kuyua jina lako mukiroho. Nataka kujua jina lako mukiroho. Nashaka kumenya izina Uwiteka kwita. Mwalimu Harigiye abantu bajya mu kiriyo bagatambuka muri muona tukumuona tena alikuwa pale muri fete muri mariage nubwo wakwambara unatia makaruvati mwasi spandi unayafunga bien kitoko mabala kiato miruai habakuangalia hauna jina bubu mwana mistiki inapiga ondire ni wagira ngo ni kibabi hari amabubu akubita ukagira ngo ni kibabi kikunyuzeho pa lakini hauna jina batakuangalia. Unavara de kama ya Adamu napita tu incognito habakuangalia. Ariko dore umugabo ufite izina. Imodoka impumuro yayo wayimenye ikiri ku muhanda bakavuga tu iyo modoka ihuma gutyo ni ya runaka. Sa unafika tu kontake chancha ukajwigiriza imodoka urabanza ntago uhita wihuta ubanza kureba situation hano ugiye gute. Ubwo rero protocole bacanganyikiwe hari abagabo bishize mu myanya imbere bagata ngo mwigire mwenye mararaje ntago haje mwenye mara ahubwo haje izina rikomeye Kankura Kampala nakurabye ngaramye mu ndaya ikankura Nairobi Kanivo ngaramye mu ndaya n'abajura batera n'ivyuma irambwira ngo mwana wanje Yesu mukunzi wanje nkunda umugabo utekereza neza wowe wabonye ko nduwo kwizerwa mungabiru umurimo wawe mazudu shira kwiriye reka tuguhimbaze uko mbishoboye kose Yesu zagushira hejuru. Yesu aranyitegereza ngeze Zanzibari, aranyitegereza ngeze Marikiri, aranyitegereza ngeze Nungwi,
yitegereza ageze Kizimkazi ahaturuka Samia Suluhu iwabo, arambwira aranyitegereza imbabazi zimuraga ati gendubeho, aranyitegereza urukundo ruramusangayo ati gendubeho. Amen. Abatunga umuryango Bwana sifiwe. Njya mbwira abantu ngo bubu ya mbere nambaye nayihawe n'uyu mubyeyi. Niba ntashatse ko Imana bashimwe iracyafite abantu ikoresha nka Debora n'abandi nka Tabita. Amen. Uyu mama yari mu wituzi mu bamamazwa. Amen. Bwana sifiwe. Yitwa Ani, umukozi w'Imana ukomeye cyane. Yitwa Darike, ni umukozi w'Imana ukomeye cyane kandi ukeneye kuzava mu visite kandi butera. Haleluya. Abanezero Imana tubuze ibiganza twakira Imana muri Adamu. Prophet Evangelist Adamu, welcome. Muri Imana yo kwizerwa Yesu. Umuremyi w'isi n'ijuru witeka. Turagushimye ko duteguriye umunsi. Utubwire ijambo ry'ubugingo, utubwire ijambo rihebura, utubwire ijambo rikiza, utubwire ijambo ryo muri nyuma, utubwire ijambo ridusubizamo imbaraga, utubwire ijambo ry'agakiza kawe. Reka umwana wagiye guhumeka umwambika imbaraga n'amavuta, reka avuga avugishijwe nawe, nyemera ubwami bwawe buganze muri we. Ijambo ryawe rihimuranye, risenye ibitavuga Imana byose, risenye umugambi wa Satani, risenye agahinda n'imibabaro, ryubaka agakiza, ryubaka ubuzima, ryubaka impano, ryubaka imihamagaro hagati muri twe. Agifungura akanwa buri wese yumva Imana, maze uturinde kubigumaza amatwi. Ikirangaza cy'igikona kiroba mu izina rya Yesu. Mu mucyo wawe turasire muri we mu izina rya Yesu. Amen. Yesu. Together. Yesu. Unastahili Baba. Yesu. Turagushimye mwami w'abami data twese w'ijuru. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga. Tugushimiye ko tugeze hano hantu, tugushimiye ko uri Imana kwirigirwa. Urakoze mwami Yesu. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Ukomeze kuri Springs, Imana igumugisha. Turanezerewe, ugabanye keyboard. Yes. Turanezerewe ko turi hano muri Siloam. Oh. Mama Darike nani mnanifanyia vitu moya siyui kabisa. Ntabwo narinzi ko muzanye na Museveni. Noneho Museveni yambwiraga ngo Mama Darike araza. Mama Darike. Ngo wapate baraka. Dushima Imana kubwa nduba afite ibyishimo ku buryo ntari kubona ukuntu ndo ndavuga. Nawuze mbwira Muhozi twazanye ndambwira ngo hari nko mu masaha 5 gutya ndavuga ngo wangira akanyoni nkaguruka nkagera muri Siloam nkavuga ubutumwa nkataha. Uyu munsi twari tuwiteguye dufite apeti. Uyu munsi twari tuwiteguye dufite apeti. Ugabanye keyboard papa. Ndibuka umunsi umwe mbere yuko mvungiriza nifuje kubana na Sauti hewani ariko biranga. Hari mu bihumbi 2010 turabakunda turabatumira ariko bigeze ku munota wa nyuma nabo ntago ari bo biranga pasterizage biranga twabwiye abantu igiterane twamaze kwafisha Mana yacu. Nige warushinzwe ivuga butumwa aho nasengeraga pastor akajya bamagara ngo Adamu bite bagezehe
ndibuka ko naje aho basengeraga ndeba abashumba babiri ndabareba kwa steri zintegereje kugira ngo sauti hewa niyinjiremo. Abashumba arambwira ngo ntago wari buve hano. Nifata mu mutwe ndavuga ngo ma tuzongera tubonane. Pastor arambwira ngo byagenze gutadamo ko twari tumaze kubwira abantu igiterane bicaye bategereje sauti hewani, nta yindi korale twari dufite base ngo tubaramplace. Arambwira ngo taha mwana wanjye, ngo niwe wakwimye korali taha. Pastor tuzikozeho ngo nta n'igiceri tubasubiza. Ngwino mwuka wera turi imbere yawe, utwuzuza imbaraga uture muri twe. Ngwino mwuka wera, ngwino mwuka wera turi imbere yawe, utwuzuza imbaraga uture muri twe. Mazi y'ubugingo, mazi y'ubugingo mugezi udakama, mujyanama mwiza, haleluya uganze we. Nta wundi mufasha twari dufite. Arambwira ngo taha mwana wanjye. Turataha tugera mu giterane, umwuka wera akora imirimo. Ariko ndavuga ngo tuzongera kubonana ryari na sauti hewani. Shimiye Imana rero, dukomere Imana amashi ko muri iki giterane twongeye kubona sauti hewani. Shimiye Imana byimazeyo kubw'umushumba Museveni, Yesu ashimwe cyane, kugira ngo agwa gatuti kuri evenema ari kumwe na sauti hewani. Amaze kubaka izina. Je suis débutant, très humble, umwana mutoya utangiye kubwiriza. Niba ubona amakosa ubyihanganye. Yesu ashimwe cyane. Turagushimiye mushumba, Imana igumugisha. Aziranye na muzehe, aziranye na mama, n'umugabo w'intwari, n'umugabo kwizerwa. Turagushimye mushumba, Imana igumugisha. Kutwizera dukomere Imana amashi. Kutwizera ukadoha gatuti abintu bihambaye Adam afite ntabyo. Ndi kumwe n'undi mugabo yitwa Pastor Muhozi, mwamubonye munini hari haguruka usuhuza iteraniro. Yesu ashimwe cyane. Ni umugabo w'Imana, ni umugabo uri kwiga amategeko, ari hafi kurangiza. Ejo bundi azabaye umucamanza. Dukunze kugendana cyane. Ni prophet. Bwana sifesa yicara Imana igumugisha. Harimo abantu benshi twatumiye, harimo Mama Life, n'umukozi w'Imana, azamura akaboko. Imana igumugisha. Harimo n'abandi ntari kubona kubera amatara nkubita cyane, ariko umuntu wese waje wabonye afishe, wabonye stati, tuguhaye karibu. Kandi ntabwo byari byoroshye. Samedi amakambo, samedi nyuma y'umuganda umaze kurya ubugari bwawe, agafika ubukeneye kuryama, umaze kunywa amata yawe, ariko wigobotoye ibyo byose uzahanga ikomera amashyi mu izina rya Yesu. Kuburi hano tuguhaye agaciro, tubihaye agaciro mu izina rya Yesu. Ibindi bisigaye rero reka tuvuge ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uyu munsi turi kumwe na Emi nawe Imana imumugisha. Ihumure n'umugabo twabanye. Vuze ibya Emi ni birebire. Reka tuvuge topic y'uyu munsi Imana yadushize ku mutima. Imana iguhaye izina ry'ibihamya. Umutwe w'amagambo. Imana igiye kuguha izina ry'ibihamya. Mu yandi magambo, Imana iguhaye izina rifite ibitendo. Ora barakare turaje. Imana iguhaye izina rifite ibitendo. Imana iguhaye izina rifite ibihamya. Amazina yose namwe. Ushobora kwitwa Adamo, ukitwa Eva. Ibyo ntabwo ari ugukomera. Ahubwo igikomera ni Imana igushigikiye ikaguha ibitendo muri rya zina. Abantu benshi bitwa barubangura. Hariho barubangura benshi, ariko tuzi rubangura umwe wibatse etaje mu mujyi niwe tuzi wenyine. Kubera iki? Izina rye
rifite ibitendo. Izina rye imodoka aho zigeze ziraparika. Izina rye abantu bavuga ngo ni adresse. Imana iguha izina rifite adresse. Imana iguha izina rifite adresse. Imana iguha izina rifite adresse. Sauti ya wani Imana ibahaye adresse. Imana ibahaye adresse. Imana ibubakiye izina rifite adresse. Oria basantele mandore bas. Malakatile bonde vol melegre de sans salibar. Pontiska dele formendos calibre de vodes. Imana hari igihe kwitegereza uri mu ruzerero bakakwita amazina. Isi ifite amazina batwita. Muri quartier hari amazina batwita. Aho twize hari amazina batwita. Ba mama hari amazina batwita. Muri famille hari amazina batwita. Ariko uyu munsi hari izina Imana igiye kuguha iruta ayo mazina yose. Hari izina Imana igiye kuguha iruta ayo mazina yose. Hari izina Imana iguhaye iruta andi mazina yose. Dawidi ari mu ishamba yitwaga umuntu nyine wo gushumuriza imikumbi n'ibindi. Ariko muma Imana yamurebaga ko ari umwami wa Isiraheli. Ntacyo bitwaye izina ryawe, ariko izina ryawe ririyo riravugwaho n'ikinima. Uko wavutse sinshaka kubimenya, abakubyaye sinshaka kubamenya, aho wavukiye ni waravukiye ni mu quartier Kamulela bitugani sitaki kubiyuwa. Kama ulizaliwaga Mugoma, Mubirele, sitaki kubiyua. Kama ulizaliwa Kamenge, quartier Kavumu kama Adamo, kwa wabake Mukubwa, sitaki kubiyua. Kama ulizaliwa Kinama, Chibitoke, Nyakabiga, sitaki kubiyua. Chenye nataka kuyua jina lako mukiroho. Nataka kujua jina lako mukiroho. Nashaka kumenya izina Uwiteka kwita. Maliba levormendo sandeleba. Naje kubwira ngo Uwiteka guhaye izina rifite ibitendo. Uwiteka guhaye izina rifite ibitendo. Reka dusome Matayo 16 umurongo wa 13. Handitse ngo iki? Ngo Petero ahamya yuko Yesu ari Kristo. 13 nuko ajya mu gihugu cy'i Kaisariya. Ndashaka akantu kitwa Kaisariya ugaceho umurongo, kuko hano gakomere niho izina rikomereye rero. Ariko Yesu n'umugabo ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kaisariya Filipo, abaza abigishwa bati utwuguruzo abantu bagira ngo umwana w'umuntu yitwa nde, akabazo n'utwugarizo. Aramusubiza bati utwugurizo, bamwe bagira ngo uri Yohana mubatiza akitso, abandi ngo uri Eliya akitso, abandi ngo uri Yeremiya. Ayo ni amazina y'abantu bakoze ibitendo. Ni abantu bagiye bakora ibitendo. Bari baramubwira ukuntu abandi bakoze ibitendo. Mungu wangu naona leo Imana ikuzamuye muri elevation y'amazina y'ibitendo. Bamwe bakwita Eliya, abandi bakwita Yeremiya. Aba nabagabo ma generale ba profete mu abagangi. Bamwe haba yamuyuwatu imyaka bagendanye. Chapitre ya mbere ntago baramumenya, chapitre ya kabiri ntibaramumenya, chapitre ya gatatu ntibaramumenya, chapitre ya kane jusqu'à chapitre 16 abona abantu batamuzi. Arabaza ngo bajye, ariko ntago iki kibazo Yesu naye ni gayare mwa mystike kabisa. Ntago bala ntago yababajije ngo ageze Yerusalemu, ngo ageze muri Kaisariya ya Filipo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Yesu alikuwa très intelligent. Uyu baba naye ni sapelog très intelligent. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Igikoma ngoma umwami wapfuye ntahere mu gituro ahubwo akazuka. Bageze Kaisariya Filipo, wabona kubabaza kino kibazo. Kubera iki babajije iki kibazo? Ndio ndagenda buhoro kugira ngo ngore introduction yanjye bien. Aha Kaisariya Filipo hari amazina abiri yunganijwe, Filipo na Cesar. Cesari yari amatitre y'i Roma. Empire Rome yakubitaga Afrika, igakubita Asia, igakubita Europe. Icyo gihe Amerika yari itaramenyekana. Yakontrolaga rero Cesar. Mujya mwibuka abantu biza amateka, abantu bitwa ba Jules Cesar, Auguste Cesar, na amazina na matitre y'i Roma. Iyo ubaye umwami bakushiragaho Cesar.
nkuko muri Israheli iyo baga umwami bongeragaho Herodi. Buriya uyu Herodi rero yakuyeho titre y'aha hantu yiwe ya Herodi asigaza Filipo. Umugabo wahize Yesu akiri uruhinja yitwaga Herodi wa Filipo. Ikasariya Filipo hari hehe? Niyo mushaka kumenya ndabizi bari teologue bari hano bize theology ntakoze introduction bavuga ati repeti ya kusoma tulisomaga mama tulisomaga baba nakupatia vyote na Mungu atafanya kazi yake. Ikaisaria Filipo ni nko kuvuga ngo mo Kigali, ariko mo Kigali ukayisatura hagati, hanyuma hagati hakavamo amazi yagendaga gahura na Jordan River cyangwa se Yordan. Ayo mazi yanyuraga hagati y'uwo musozi. Noneho Yesu hageze burira uwo musozi, bari hejuru y'uwo musozi nibwo yababasha icyo kibazo. Ntago Yesu yapfuye kubaza n'importe comment n'importe quand, ahubwo bageze hejuru y'uwo musozi. Muyandi magambo ageze kuri abo bami babiri, umwe yitwa Herodi n'undi yitwa Cesar, abona kubabaza ngo mbese abantu mwumva banyita ngwiki, uvukura umutipa ari hatari kuko nawe ari umwami. Ageze amazina y'abama aho yavugiwe abaza abantu ati mwumva bavuga ngo banyita ngwiki. Apeleke kwikara uba DVD uba pepe hapana. Kunyanja baroba amafi ntabwo yabaje ngo banyita ngwiki, ari bafanyaga tu miracle katoka tupa. Me bageze kuri au sommet de la montagne, bageze ahantu amazi soko ivana amazi akagera muri Yordan, ahantu hari abami babiri bari bafite icyubahiro. Abaza abantu ngo mbese abantu mwumva banyita ngwiki. Ageze mu bandi bami, komera Imana amashyi cyane brother Sali brother Sakitari. Ubundi biragoye pastor, biragoye ko wasangira n'umukire gatatu. Principe z'abakire, umukire asangira n'undi mukire kubera iki? IQ, ndavuga kumenya, gutekereza. Aravuga ati ndajya kuzana business muri Chine, kontinere 3 zizukanya na undi ati ndajya Dubai, undi ati ndajya Turkey. We kavaga ni wajya kwicara nabo bantu. Iyo ugize amahirwe ukicarana nabo ntago na amahirwe rimwe ntago wongera kwasubira. Kubera iki? Ururimi bavuga ntago, ibitendo byawe ntago bikomerera kujyayo. Nta bitendo ufite, nta zina ufite, ukajya urenganya abantu ngo ntibagutumiye mu manama yabo. Nta bitendo, hauna bitendo, nta duka ufite, nta kontineri uzana. Ariko uyu mugoroba Imana igiye kukuzamura, uyu mugoroba Imana iragushiza muri ayo mazina, uyu mugoroba Imana ikwicazanya nabo, uyu mugoroba Imana izamuye izina ryawe. Ntukajya ubabara profete. Haguruzura, hagurapfumura. Munaweza kuchangia leo mu restaurant ni pari hazari, cyangwa ukabona umuntu arakwijije gusa munachangia, ahubwo kutuwa ni general uriya ni ministre, ariko umenye ngo kuzahasubira Mungu moya hautaparudia yako. Ani hawezi kuparudia tena. Kubera iki? Barisikiaga historia yako, hauna background. Urichi mu murengo, urichi mu kagari, urichi mu mudugudu, uri tuvuge basi uyoboye isibo ekada Yosuwa. Yesu ngo ahagere mu bandi bami. Aravuga ati abatipe ntago banzi. Arababaza, ahita ababaza ikibazo ngo mwumva mwebwe hanze banyita ngwiki. Bamwe ati ni Yohana. Yohana zibyo yakoze, yisa abantu ngo mwabana b'inzoka, aba general bambaye furu enye n'inkota. Aravuga ati mwana b'inzoka n'igihanga. Aravuga ngo mwabana b'inzoka melandre de quel vorbe destas. Ngo mwumva banyita Eliya. Eliya wakoze iki? Yafunze imyaka 3 n'igice, afunga imvura, umwami abura amahoro n'umugore we. Aravuga ati angalia general. Nakunda haleluya, Bwana sifiwe sana. Yeremiya yari umwana w'umutambyi wo muri Anatoti. Uyu niwe wahanuye baragize bamushyira muri gereza y'ubwami, bakajya bamukubitisha izarere turu.
ariko agahama ku ijambo ngo Uwiteka Imana izantaba, Uwiteka Imana izantaba, Uwiteka Imana izantaba, Uwiteka Imana izantaba, Uwiteka Imana izantaba. Haleluya! Yes. Halibre de sansaliba. Hasi aravuga ngo babura uko bamwita, arambwira ngo kimwe n'abandi bahanuzi. Hari amazina 7 bamaze kuvuga amazina 4. Rya 5 rya Cezari ni rya 6 ry'umugabo witwa Filipo. Uyu Filipo ndamutindaho cyane, niwe witwa Herode, niwe wahize Herode niwe wahize Yesu akivuka. Nibuke neza babwiye Yosefu ngo subiza umwana mu gihugu, ngo kuko Herode witwa Filipo wapfuye yamaze gutaha. Yesu ageze aho ngaho arababwira ati okay, numvise ibyo abandi bavuga byose, hanyuma mwebwe turarana dusangira umutsima, noga mundeba nkakubita brosada mundeba, giye natubuye ibigati turi kumwe, twagiye mu kiriyo cya Lazaro turi kumwe, twagiye mu kiriyo cy'umwana wa Yayiro turi kumwe, nagende hejuru y'inyanja. Petero wewe wagusanze ku nyanja waraye ijoro ryose nta kintu wafashe, wowe ubwa. Umva Imana yacu, umva Imana yacu, umva Imana yacu, umva Imana yacu, umva Imana yacu. Petero aravuga ngo wowe witwa Kristo umwana w'Imana nzima, wowe witwa Kristo umwana w'Imana nzima. Naje kukubwira Kristo ari we wakuzamura, bene wanyu ni bakuzamuye, isoni yakuzamuye, isoni yaguhaye izina rizima, ariko Kristo muri uyu mugoroba agiye kukuzamura, agiye kukuzamura, agiye kukwicazanya n'ibikomangoma. Abatari bafite ubuzima Kristo yaratuzamuye, abatari bafite ijambo Kristo yaratuzamuye, abatari bafite ishusho Kristo yaratuzamuye, abatari bafite imyambaro Kristo yaratuzamuye, abari imfubyi Kristo yaratuzamuriye. Wamenyera neza aho Kristo yagukuye ngo unere. Haleluya! Petero abwira Yesu ngo wowe you are Christ the Son of living God. Yesu aramubwira ngo nawe Petero Simoni, wowe Simoni. Simoni bivuga ngo urubingo ruhungabanywa n'umuyaga, ntabwo kibaye Simoni ahubwo wiswe Petero. Ndabona Imana igukomeje, hari ibyaguhungabanyaga ndabona Imana rasakata, ndabona Imana igukomeje, urugo rwawe rwari rucegesheje ariko ndabona Imana igukomeje, ndabona Imana ikomeza Sauti Yohane, ndabona Imana ikomeza Museveni, ndabona Imana ikomeza abagore bari hano sayasakata yotosotoreba, ndabona Imana ikomeza abagabo bari hano, ndabona Imana ikomeza igihugu cy'u Rwanda. Rasataryamato hera. Haleluya! Aramubwira ngo ntuzongera kwitwa Simoni, ahubwo guhera uyu munsi wiswe urutare, wiswe urutare. Ubaye urutare muri urwo rushaka, ubaye urutare muri iyo business, ubaye urutare muri iyo ministeri, ubaye urutare muri hewani, ubaye urutare mu gihugu cy'u Rwanda. Oyarasakataza Sirowaimo ibaye urutare, ntabwo izanyeganyezwa, ntabwo izanyeganyezwa. Iyo baba amarembo yekozemo, yaba abadayimoni, yaba abarose, ndabona Sauti Yohane izamuka, ndabona Sauti yacu rapakatari ya mandeleba. My beloved ones. Urambwira ngo uzitwa urutare, urambwira ngo uzitwa stone, uzitwa stone, uzitwa stone, uzitwa stone, stone, uzitwa urutare, uzitwa urutare. Guhera none ibyakunyeganyagaza bikubiswe hasi, ntibizongera kukunyeganyeza. Imana iguhaye kwitwa urutare, Imana iguhaye santare. Hari umuntu wanera. Haleluya! Santare ya mandorebo. Ndambwira ngo guhera none ugiye kwitwa urutare. Hari ikintu cyantangaje kimwe, cyantangaje kimwe cyantangaje. Yesu uyu nguyu nawe, uyu baba naye sinzi kabisa, sinzi ukuntu amuvuga uyu mugabo. Ngo n'abandi bahanuzi uzitwa urutare. Petero yabwiye ibintu bitatu. Icyambere aramubwira ngo kuko wagize amahirwe, igihe cyose twakiriwe n'Imana
tuba turi abakandida b'amahirwe. Amahirwe isi yakwimye, kwa Yesu arahari. Amahirwe imiryango yakwimye, Yesu azayaguha. Turabahamya, turabagabo Imana yashingiye, turabahamya tari imfubyi zize kubera Yesu, turabahamya hari abagore bashinguye kubera Yesu, turabahamya hari abagabo bize kubera Yesu, turabahamya hari abantu bubatse amazu kubera Yesu, turabahamya hari abantu bavuye mu bo bakabagabo kubera Yesu. Yesu aravuga ngo ugize amahirwe, uyu mugoroba wataramye hari amahirwe isi tarikogoha, ariko Yesu aguhaye. Amahirwe ya mbere yaratakaye, amahirwe ya mbere yaratakaye, bayaciniyemo, abarozi bayaciniyemo, ariko ndagutangariza, haguruka uvuge haleluya, uvuge haleluya ngo amahirwe yanjye aragarotse, amahirwe yanjye aragarotse. Hari amahirwe ndiyo ndabona muri Silowamu, hari amahirwe ariko garuka mu izina rya Yesu. Arambwira ngo ubaye umwe mu banyamahirwe mu bintu bitatu Yesu yamubwiye. Arambwira ngo ubaye umwe mu banyamahirwe. Abantu bajya bategeza ko kuvukira mu miryango ikomeye ari amahirwe. Oya, uko nabonye imiryango ikomeye hari igihe rimwe na rimwe abantu bakena. Umuntu arakena imodoka akayigurisha, narabibonye. Umuntu agira uruganda akarugurisha, narabibonye. Igihe kimwe umuntu yarafite abana, afite urugo rwiza, afite imodoka nziza, sidira batwara, abana basigara ari imfubyi. Ariko dore amahirwe dufite mu isi. Nyuma y'ibyo byose, amahirwe yo gutunga Yesu, amahirwe yo gutunga Yesu, amahirwe yo gutunga Yesu. Yaravuze ngo sinzagusiga, yaravuze ngo sinzaguhana, yaravuze ngo zakujya imbere hataringaniye mparinganize, yaravuze ngo zakujya imbere hataringaniye mparinganize, yaravuze ngo nuca mu mazi ntago azagutembana, nuca mu muriro ntago azagutweka. Haleluya, satore mandele. Birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yabyaye. Umunsi mwegeze gutera inzara abandugu yangu pakakuanjara mwa catastrophe, ntagirongera kubaho. Yateye ku gihe cya Elisa, umugore akajya abwira undi mugore turabizi n'ibindi. Rero umudoto utamukura rusiti, turarya umwana wawe. Umugore akajya umugambi n'undi mugore atuye umunsi, sizi niba tumukaranga, sizi niba tumutogosa, ariko nyemerera turya uwawe, ejo tuzarya uwanjye. Abana bigera igihe barashira, abantu batangira kurya amahurunguru, abantu batangira kurya amahurunguru. Busheri zagurishaga intama, busheri zagurishaga ingurube, busheri zagurishaga amafi, busheri zagurishaga inkoko, ziragenda zirahomba, hasigara amahurunguru. Abantu bakajya birukanka ku biti, bakareba inuma yitumye, bakaduhurungura, bakatubika, niho twari imari. Abantu bakagenda hande, inzara iragenda ibizara. Ariko umugabo witwa Elisa wari ufite Imana, umugabo wari wizeye Imana, umugabo wavuganaga n'Imana, baramuhamagara ngo Elisa we, ntago witaye ku bintu bero biraba, wari ufite izina rikomeye cyane. Elisa aravuga ati no, raporo ndeba uhereye ku mudugudu, mu isibo, ku murenge, ku kagari, kugeza ku karere, igihugu cyose, iyi raporo ngiye mpagaze mu butware bw'Imana, kuko afite izina riruta andi mazina. Nabanye n'umugabo witwa Eliya. Eliya ivuga ngo Uwiteka niwe gakiza kanjye, aravuga ngo ibyo byose birahindutse. Ejo ngiki gihe amateka azahinduka, ejo ngiki gihe amateka azahinduka, ejo ngiki gihe amateka azahinduka. Aposo, hari inzara ku buryo urabona umudamu wawe, ku buryo abico gihe baryamanaga n'abadamu akaryama adasinzira. Akavuga ati uyu mugabo natanyica nanjye ndamwica kubera inzara ihari. Ariko haguruka umugabo ufite izina witwa Elisa, wasizwe na Eliya, wahamagawe n'Imana, aravuga ngo reka nkubwire, izina Imana igiye kuguha hari ibintu ugiye guhindura. Izina Imana iguhaye igiye kujyana n'ubushobozi, ugiye guhindura ibintu muri famiye, ugiye guhindura ibintu muri business, ugiye guhindura ibintu mu kazi kawe, ugiye guhindura ibintu. Umunsi umwe twigeze gusenga, umugabo umwe aratwiyambaza yitwa Paulin, ni umuvugabutumwa nawe. Aratubwira ati hari umuntu twagiriye neza, none yaraguye asigaye ari umurangi, kandi twamuhaye inzu yo kubamo y'ubuntu. Pora aratwinginga, n'undi mukozi w'Imana ashatse kuvuga turajyana. Turi yakubita iminsi 3 seke tutajya tutanywa. Tukimara kuhagera ngo duhamagara ijuru, duhamagara ijuru, duhamagara ijuru.
nujya ubona ikibazo gikomeye jya uhamagara izina riri hejuru y'andi mazina rizamanuka rikandagira ayo mazina. Nigeze babwira ikintu kimwe, narababwiye ngo muri Kigali harimo abasazi batoragura amashashi n'importe muri Kigali biko bamusazi banagutaka amashashi. Ariko dore abasazi nubwo yabafashwe n'ibisazi uyu munsi cyangwa akakanya sauti hewani, ariko azi gutandukanya imodoka za president. Umva ngubwire, uzarebe ko ari umusazi bakubitiye Kacyi, azi sansinike, azaho president akorera, kandi niyo president ari buca hariya ajya airport abyina akinira Kabeza ntagaruka mu Giporoso. Iryo ni izina rikubita abarozi, iryo ni izina rikubita abasazi, iryo ni izina rikubita abigihebe, iryo ni izina rikubita abapepure bashaka kudurubanganya. None Imana yacu nimanuka abarozi bazagenda, Imana yacu nimanuka abashwezi bazagenda, Imana yacu nimanuka arasakata. Hari umuntu wanere haleluya, Imana imanuke sokata retoskote prante solema. Niba umwana w'umuntu abasazi bava mu nzira, abasazi bakamenya ngo president atambutse, aposo Imana yacu niza bizagenda gute? Yo, Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, Yesu mureba wambitswe urubindo, ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura. Yesu we, Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, Yesu mureba wambitswe urubindo, ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura. Yohana hari mwiyerekwa yabonye igitabo kinini cyane, ararira Yohana, kuko habuze uwo gucungura umuntu. Maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda baragisigira ubwo yari yemeje kuza gucungura umuntu. Yesu we, Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, Yesu mureba wambitswe urubindo, ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ngo umunsi babambye Yesu, ngo izuba ryaravuze ngo uyu niwe waturemye, ngo ririhisha, ngo isi bimenye ngo iratigita, ngo inyanja ibibone ngo irasama, ngo Yorodani byumve, imisozi ngo yitera nk'amasekurume, sakatare amanduri abamana. Oh ya naho iminsi iraye myinshi, ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, niyo yonyine Mana idahinduka. Somuntu wibeshe yivuze biraba, ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo
Hallelujah. Ngo dusenge turasenga. Imana iravuga ngo ntabwo muri kubita iminsi 3. Uyu murozi ngiye kumwirukana saa 8 z'ijoro ndamuhambiriza. Melembre desandelegre desoleba. Tukitalivo turasenga tugere saa 6 ati ndamuhambirije, tugeze saa 7 ndamuhambirije, tugeze saa 8 n'igice tumva imirindi muri parkour, twumva Imana tuvuga ngo nuko nguko muhambirije yimuka saa 8 n'ijoro. Dufite Imana ikomeye, dufite Imana ikomeye. Ya dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho. Yo iratwize irakome, dufite iratwize irakome, dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho. Iratwize irakome, iratwize irakome. Yesu aravuga ngo jewe wise Petero ngo naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntago azaguhungabanya. Igituma abarozi bagera ku rugo rwawe bakarusimbuka witwa Petero. Igituma iyi mihanda tuyinyuramo na motogari tukarangiza umwaka dufite kuvertire yitwa ngo turi ba Petero. Petero ntago akiriho ariko uri Petero. Wewe wicaye hano uyu munsi uri Petero. Nubwo amarembo y'ikuzimu yanyeganyega, iyo dukubise amavi hasi gusa mwijoro gusa tugiye kurya tubavuga ngo Mana yacu we, Mana yumva gusa de tanke leve de bre devant de ma salendera dadika debo ni koko hari Imana imwe gusa, Imana ya Iburahimu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana imbaraga turamya. Ururutare kandi urungungeri kandi uri umwami w'abose. Imana igahita ivuga ngo abo ni ba Petero bagize agakundi ko kurya, igahita imanura diplowinga region igababwira ngo nimuryame bana banje, namaze kubashiraho urutare rwitwa Petero, namaze kubarenzaho amaraso Yesu Kristo. Abarozi baza gukubita bakavuga ngo don't touch, bakajya ku bandi badafite urutare. Turu rutare mu izina rya Yesu, uru rutare mu izina rya Yesu. Igituma imyaka yose uyimaze uru rutare, urugo rwawe rwakomeye uru rutare, abana bawe barize uru rutare, pastor byarakunze uru rutare, warabyaye birakunda uru rutare. Vugira haleluya, haleluya. Turabanyamahirwe ko twemeye Kristo. Celebre de sandelebre de stanzera. Tika izina ni iki? Izina ni iki? Izina iyo umuntu akwise izina, iyo umuntu akwise izina, iyi izina ritakwishe riragukiza. Iyi izina ritakwishe riragukiza. Umunsi umwe Yakobo ngo agera ahantu ngo Rasheli arabyara, ngo abyarana umuruho, abyarana agahinda, ngo abyara umwana ngo amwita Benoni. Yesu aravuga ati no, uyu mwana ntumwitirire imizigo wowe ufite. Aravuga ngo ntabwo azitwa Benoni ahubwo azitwa Benjamin. Yesu arabimenya amukuraho iryo zina. Uzasome Genèse 49. Imana Yakobo araga abana be yaravuze ngo Benjamin ngo ni intare. Ngo ni intare ngo ibunze hagati, ngo ntigirambirwa itarafata umuhigo wa. Ndagira ngo mbwira ngo uri intare, uyu munsi uri intare. Ibyo Imana yakuvuzeho ntaho byagiye, ahubwo haguruka ubisingire. Imana yabikugabije, Imana yabiguhaye. Izina yaguhaye izina ry'abanyamugisha, yagukuye izina ry'umuvumo, yaguhaye izina ry'abanyamugisha. Haguruka usingire ibintu byawe. Yesaya yaranditse 60 ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uraje. Izina rirakwica cyangwa rikagukiza. Yakobo ageze ahantu bita yitwa Penuel ngo akira na marayika.
ngo bwenda guca Imana ibamugisha ngo mareke aramubaza ngo witwa nde, arambwira ngo nitwa Yakobo. Arambwira ngo koko ni Yakobo, ngo ariko guhera uyu munsi ntukiswe Yakobo ukundi, ngo ahubwo wiswe Isiraheli. Imana igukuyeho izina ribi iryo abantu bakureberagamo ntibaguhe karibu, Imana iraritwaye. Iryo abantu bakureberagamo ntibakwakire, Imana iragwitwaye. Ibyo abantu bagusuzuguriragamo Imana irarikwambuye. Ibyo abantu bataguhaga agaciro Imana irarikwambuye. Imana izanye izina ry'agaciro, Imana izanye izina ry'agaciro mu izina rya Yesu. Izina ni iki? Ni potentialite y'imbaraga z'Imana ziba zizingiye. Ni emballage, ni emballage. Izina ni emballage riba ritwikiriwemo icyo Imana yavuganye ku buzima bwawe. Izina ntukarikinishe. Ni emballage y'ubushobozi uba waturiye ku kintu. Okay, sawa. Yambwira ngo kandi, yambwira ngo nzaguha icya kabiri, yambwira ngo nzaguha ubutware, nzaguha imfunguzo. 10:19 ngo icyo uzafunga mu isi kizaba gifunzwe no mu ijuru, ngo icyo uzafungura mu isi no mu ijuru kizaba gifungutse. Mu isi reka nkubwire, mu isi tugira amazina abiri. Iyo uri mu isi ugira izina ry'ibitendo. Iyo uvuye mu isi nta bitendo wakoze, izina ryawe riribagirana. Uyu munsi dufite ba generali ba Freddy, dufite ba Perezida Kagame, dufite n'abandi. Sinzana igihugu kimwe, nimbwira ngo muri Congo Brazza, niba nibuka neza, bubatse umuhanda ku misoro y'abaturage. Bubaka imihanda mu gihugu kitari u Rwanda. Barangije babwira Perezida Kagame ngo ngwino utahe uyu muhanda twawitiriye His Excellence Paul Kagame. Wowe umuhanda w'iwanyu wowe barakuzi, wowe banakuyuwa we no banakuyuwa we. Bashaka kujengea barabara na tabu dongo, bashaka kujengea barabara na tabu dongo. Hauna vitendo. Congo Brazza nano munyarwanda amzihone. Ariko bubaka umuhanda mu misoro y'abaturage papa. Barababwira ngo muwubake bien. Ebana mushiraho amarigore, mushiraho amabordire, mushiraho ibyapa, mushiraho amaferuje, mutiye bituga musige neza. President avuze ngo uyu muhanda atagaho abaministri ngo turi mu nama y'abaministri uyu muhanda tuzawitira indani. Timuceceke senye. Hari umugabo umwe muri Afrika, His Excellence Paul Kagame, tuzamuhamagara azafungura uyu muhanda. Ataraza ntago tuzawufungura. Umva amazina y'abantu bakomeye. Iryo ni ryo zina Bishop, Apostle, iryo ni ryo zina. Samuel yaravuze ngo uyu mugabo witwa Dawidi ataraza. Uyu mutazi ariko Imana yakomeje izina rye mu ishyamba. Ataraza niturarya nituranywa. Imana igiye kuguha izina Imana igiye kuguha izina wicara mu bantu bakomeye bakarekonesa ko waje, bakamenya ko waje. Apana guhita gusa. Hari igihe abantu bajya mu kiriyo bagatambuka, muri muona tukumwona. Tena alikuwa pale. Muri fete, muri mariage. Nubwo wakwambara unatia makaruvati mwasi spandi, unayafunga bien, kitoko, mwabala, kiato miruari, habakuangalia, hauna jina. Bubu mwana mistiki, inapiga piga ondire ni wagira ngo ni kibabi. Hari amabubu akubita ukagira ngo ni kibabi kikunyuzeho. Pa. Lakini hauna jina batakuangalia. Unavara de kama ya Adamu napita tu incognito. Habakuangalia. Ariko dore umugabo ufite izina. Imodoka impumuro yayo wayimenye ikiri ku muhanda. Bakavuga tu iyo modoka ihuma gutyo ni ya runaka. Sa unafika tu kontake chancha ukajwigiriza imodoka. Urabanza ntago uhita wihuta. Ubanza kureba situation yawe ugiye gute. Ubwo rero protocole bacanganyikiwe. Hari abagabo bishize mu myanya imbere bagaza ngo mwigire mwenye mararaje. Ntago haje mwenye mara, ahubwo haje izina rikomeye. Ubutware ngiye kuguha ubutware.
Imana yambwiye ngo ari ugutwara ihaye abantu muri literaniro. Isi yuzuye amaserire, harimo za yare, harimo za kare, harimo M3, harimo n'ubundi buserire bushushanyijeho ishevari iguruka gutya, ariko buriya yo waburebyemo bita buturika. Isi kingishijwe amaserire, ariko dore Uwiteka gwaye ifunguzo, akugize urufunguzo. Umuryango wose wakomangagaho uvuye kuri etape yo gukomanga, ugiye gutangira gukingura. Reka ngubwire difference yo gukomanga no gukingura. Unaweza kunoke fasi abakufunguliye, biko banakura kabugari kabuto mumuwache uriya nawe azi ayo masaha atazani mugoro. Ushobora gukomanga umugabo n'umugabo baryamye, bakarebera mu idirisha, ni mama kamutoka muwache tugirariye sheri tugirari, bakabwira umukozi ngo genda babwire ko dahari, ariko umuntu yarunguka akabona imodoka irahari n'uwo ashaka arahari, bakubwiye ngo ntawe uhari, ukaburana n'umukozi, ntabwo uburana n'umukozi, bakubwiye ngo ntibagushaka, toka kuri wende piga yeye uwa yeye. None umukozi yabona ukomeje kumuderanje, ati Max kuya unaona imbo zinakuye, acha meni jende shane jende darujaga mu gukomanga ntago ari ko buri muntu akomanga ngo akingurire. Hari imiryango twakomanzeho bakatwima karibu turabi mu ndani, ariko uyu munsi ntago ugiye gukomanga, ahubwo ugiye gukingura. Ngurugere kugira ngo urwumve neza. Iyo umuntu atasha afite imfunguzo ziwe zifungura portail, bamwizi baramwenda nyuma, banakuona sasa tutampiga kachi na turamutegereza agiye gusona, bakabona aho wari ugiye gusona huko ukuyemo telecommande mu modokari, ukinguye urugi unaingia, bamwizi unasema uyu baba turugiye nyuma, twatuzi ko tumunigira hariya ku muryango ntago tumubonye. Ibyari bigiye kukuniga, Uwiteka yagwaye urufunguzo, ntago bizakuniga. Haguruva abantu bapfira imbere y'imiryango yiwa, haguruva abantu banigiye mu modoka yiwa bari imbere y'umuryango. Nukubera iki se? Baba bagiklaksona ngo pipipi woyi kingura, banamupiga kashi mutate anadaye. Imana igwaye urufunguzo nirwo rugiye kukurinda. Buri miryango yose yari yarafunzwe, buri miryango yose yari yarugawe, buri miryango yari yaguye umugese, Imana igwaye urufunguzo, comekamo ugiye gukingura, ntabwo uzongera gukomanga, ahubwo ugiye kwikingurira. Talimenders for the man for the bread saliva. Gatatu, nzakubakaho itorero. Nzakubakaho itorero. Uyu mugabo yari afite ibintu munenda wapibanduguye musubake tupana amarina marisi ndashoje. Uyu mugabo yari afite background yo kuba umurobyi. Uzari abantu bagena baye kuri Ocean Indien muri Zanzibar mba no muri Tanzania na Bujumbura kutanganyika. Na murobyi ugira fresher. Kila siku umuntu roba anakoga anashombo kila siku. Ariko Imana yagize neza. Abanuka inda yatanuka indagara anuka amafi. Ikindi kintu cya kabiri uyu Petero bamukoreye cyiza. Na muntu roba wambara hejuru kila siku nakabagira ikifuwa wazi na kabutura moya hivi yacuyutse yacikaguritse anabakia gatuni ukiwa watu iko pale muri tele masamaki muri yareta tuyapige munada yibera muri ivyo ngivyo. Yesu aramureba gatuye umuntu afite imiruho imeze gute wirgunuka masamaki aho uciye nta deodora na parfum. Yesu aramubwira ngo ngwino nguhaye parfum nziza, arambwira ngo nzakubakaho itorero. Abagore beza bazugama muri wowe, abagabo beza bazuga bazajya bazana V8, ariko Imana yadukuye ni heza. Miye mukandi bakure kwa Jane na Isayi mu bandi bwinshi ikankura Kampala nakurabye ngaramye mu ndaya ikankura Nairobi Kanivo ngaramye mu ndaya n'abajura baterana ivyuma. Irambwira ngo mwana wanje Yesu 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 mukunzi wanje nkunda umugabo utekereza neza
wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa ngabira umurimo wawe mazudushira akwiriye reka tuguhimbaze uko mbishoboye kose Yesu zagushira hejuru. Yesu aranyitegereza ngeze Zanzibari, aranyitegereza ngeze Marikiri, aranyitegereza ngeze Nungwi, aranyitegereza ngeze Kizimkazi, ahaturuka Samia Suluhu iwabo. Arambwira aranyitegereza imbabazi zimusaga ati jendure, aranyitegereza urukundo rurasanga ati jendubeho. Aramubwira ngo nzakubaka itorero, bena Marizia Para, nzakubaka itorero, nzakubaka itorero, nzakubaka itorero. Amen. Tuvuze bikeya ariko yatwubatse itorero. Tugiye gusenga Imana. Yanyishuriye, haguruka dusenge. Ya myenda yose Yo ya babari y'ibyaha atumanerade. yanyishuriye, yanyishuriye ya myenda yose ya babari y'ibyaha atumanerade. niba ari umuntu waje hano arwaye twamusengera, sibyo? Nimuze hangaha. Manuri mwiza ibihe nibihe, numva amahoro. Sauti mukuye. Umuntu wese waje urwaye wese Manuri mwiza ibihe nibihe, umuntu wese waje urwaye wese rimba sasa libatore bokore bosotore mandere baba mwendere manuri bwiza Taskate vore bodo sontore ba. Turavuze ngo imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Mwami Data twese mu ijuru. Turasenya izi imbaraga zose z'uburwayi, turazinanije mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Robasakata rero sokoto wandangiza gusengera ajya kwicarira lebrodo soto bea rando soto sebo ramasanterebo koribo rande seketevo libo soto zema. Imbaraga z'Imana, turasenya izi imbaraga, turasenya izi imbaraga z'uburwayi, turasenya izi imbaraga z'uburwayi, turavuze ngo sohoka muri we mu izina rya Yesu. Mendo sorebo redo sote brede voreba. Turavuze ngo izi imbaraga z'uburwayi turasenya mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye, genda nacyo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi mu izina rya Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu.